ariko ngewe yambwiye ati mugurire inzoga mugurire ibyuma bitatu yambwiye nijyanwa birangije ndagenda ambwira ko ari mu nta nkweto wambaye inkweto zezage uri kuvuga ngo ndi indaya none se buretse mubaze gatoya sibyo umva mubaze ikibazo cyangwa tumuguteza cyangwa muvunagura uyu mukobwa abahaburutse simbizi binatonganye niwo mukobwa wo gatoya baba barafatanye barwanye aka kabebe twakabwe ati wakisohokeye ko turabona utangiye kuduteza umutekano mukeya abaranzi ave ubwo rero oya nyuma y'ibyo byose uko murabona ari kujya gutya ikibazo cyawe ikibazo umwanya aba ari ikigoryi rwose ubusunga abantu bose mbegeranyije nkabashyira mu kantu kangana gutya bakwishima mbegeranye nkabashyiramo kano natwe reba inzara sekiriti yandiye uri kuzibona n'eshatu ubegeranyije ukagira nkabashyiramo hano bakwishima manimero z'abafunze murata bica izina ryari nimba arimo na bizinesi ya na kiriya cyapa natwe umuntu yanashyiramo manimero z'abafunze cyangwa ume nimero za nyokubuja wayo zimwemani manimero z'abafunze murata bica izina ryari nimba arimo na bizinesi ya na kiriya cyapa natwe umuntu yanashyiramo manimero z'abafunze cyangwa ume nimero za nyokubuja wayo zimwemani kugira ngo nibagera imbere wasanga hose inzira tugaragara nimba na business yakorerwamo batiya niyanze gutya ntabwo navuga rero ko ikibazo ari indaya kuko indaya ni irindi zina ni indangamirwa yes indangamirwa ikibazo cy'indangamirwa rero zihagaragara murabibona nawe baneye amabuye ejo sibyo ariko naje nziramutse riyasezike nako ntabwo ari none aha bayaguteye ryari baneye eshatu baguteye atatu baneye gatatu tugenda mu gihe n'ujya kuba twe security tugenda mu kwereka njyewe banyita karabo keza tugenda umurebe yes ngira ngo rero nkuko murimo kubibona ahangaha turi inyamirambo reka dukurikire tumenye ikibazo cy'uyu mukobwa ngira ngo urumva yuko yatewe amabuye n'umusekirite nyuma yuko yaramaze ndetse kandi no kumugurira inzoga reka tumenye uko biraza kuba byifashe ariko njyewe hano shobora kuba amasanzwe mazamuka manyura ariko hari abashuti bange benshi ariko ngewe yambwiye ati mugurire inzoga mugurire ibyuma bitatu yambwiye nijyanwa birangije ndagenda ambwira ko ari nta nkweto wambaye inkweto zezage yazisigaranye ni masaye inkweto yasikwambuye yego yasigaranye ariko hanyuma nk'akarengane bagiriwe ubufasha usaba ku karengane wagiriwe njyewe urabibona yuko sibyo njyewe nakoraga hariya hepfo muri saro nakuburaga sibyo bakama 36,000 ariko hariya Kimisagara urahazi sibyo wese uhazi ndahazi kuri WhatsApp urahazi njyewe rero mba hariya hirya yaho ariko niho nakorera karengane wakoreye cyangwa se kuba wahotewe icyo usaba muri aka kanya niki njyewe ndashaka kubanyiza bino bikomeye njye ntabwo ngundi bikomere kavuzwa kwa muganga muzamu wa hariya hano aha ntabwo nzi uko bahita ariko njyewe nasanze akorera haranda mugati ndakugurira kutajya mu buyobozi njyewe ntabwo nzaho ubuyobozi butereye bwaha brigade yarazamenye hano hepfo ntabwo mazi kuko nateze moto arambwira ati ngenda kuzi akarengana abakobwa mukunda dore bana hafunze si urabona akarengana abakobwa mukunda guhura nako cyane cyane n'abavuga ko bakunda kudufata ku ngufu urumva kudufata ntabwo mbizi ibindi urumva ubundi duhagazanga wisanza no ryari maje kabiri sibyo ngo urimo kugenda ubona amacupa sinzi niba ariyo baba bamukubise cyangwa se ariyo baba bamukatishije barimo kutubwira ko igipanga ari iki ngiki yakoremo ibi byose mu kurwana n'umusekirite nyuma y'uko umusekirite yaramukubise ariko umukobwa yabanje kugurira umusekirite inzoga
reka turebe tugerageze dukomange tumenye niba iki gipangu impamvu cyafunzwe nyuma y'ibi byose uyu mukobwa byaje kugenda gute. Turacyarimo kumenya amakuru neza ndetse hari MC Seti, uyu ni Umutako TV. Noneho umumotari yambwiye ati hano niho hafi turacura hariya guca, birangije nyura hano ndagenda guca turatambika tugeze hano umuntu uze hano wundi urinda hano arambwira ati ngewe ndashangurira kandi ndirakuzi nabaga kwa mukuru wange hano make wewe waguriye security musanzwe muzira. Namuguriye ibyuma bitatu none yarangije abona yuko abasinze wasinze aravuga ati ndi kubatereta ngo banjyane mu rugo iwabo, birangije n'amaragi hano bivuze ngo security yagufuhiye yarankundaga nagondo n'imbizi, birangije inkweto ngo bazudodesheje ariko nago yigeze azimpa, urumva yafunze ahangase byagiye ko bameze nkaho inka zarwanya nyine bangurukanaga njye nahise nigenda nicira hariya. Urabona uyu mutipe wambaye agapira k'umutuku hari imibare y'umweru uri kubibona. Njyewe rero mu rugo nari ngiye ahantu mbabeshye, urumva nari ngiye kwashira iwanjye, urumva nyiza aha kuri mu rugo babeshye kugiye kwashira kwa mukuru wanjye mu rugo ni ku Gisenyi hari igoma mu birere sibyo, birangije nyura aha uyu mutipe arambwira ati ngenda kuzi, ndamubwira ati nta kibazo nari mfite 15,000 ndamugurira banza wumve twiturize nta kibazo. Nani kiva mu Rwanda ari umutekano n'ubuyobozi na nyuma hanga nakwereka ahantu ryo mu bayobozi nta kibazo. Genda wakinkweto zawe natwereka waguha bahakinze komanga tukubo nawe njya kugukoraho Yes, reka umukobwa agiye kujya gukomanga ndetse kandi tugiye kureba inkweto zaraza kuzihabwa. Nyuma yaho tumenye ngo ubuyobozi buraza kumufasha iki. Nimo kuhabona imbaga y'abantu ndetse kandi nakomeje nkubwira ati urabona hano hasi hose uko ibintu byagiye bigenda habereye ibintu bitoroshye. Reka turebe niba bari buze kumufungurira, niba ari buze guhabwa inkweto ze. nabuze n'ibihumbi 9 wari ufite babintwaye na telefone ngira babinyatse, ndavuga ati nta kibazo nta telefone ngira barayinyibye. isomo niriho ubonye wambaye umwenda w'umutuku arimo koke usurisi yasa uriya koke uriya wambaye umwenda w'ubururu n'uyu umutuku. Ikibazo ndi kwanga ko mu rugo bambona nabaye gucya kandi bazi ko ndi umwana sasa urabona mushiki wacu yamuguca nari ni mushiki wacu nawe ni nka mushiki wawe sibyo, kandi umuntu yavuye amaraso mugenzi wavuye amaraso nawe igisebe afite nawe ukigize urumva urababara. Tubwira uko byagenze, yavuze ko akora umutipe inshuti ye umusekirite bagasangira bakanywa bikarangira mugize gutya, aratubwira ati wewe wari uhari uko byagenze amakuru. Uyu mubebe rero ukuntu byagenze yinjiye hano mu gitondo, yinjiye hano ari mu gitondo hari nka saa 4 saa 3 noneho yasanze abajama bari kwinywera agacupa. Baretse gato nari abajama umwe amuguriye primus imwe uyu nguyu yataha sekirite amafaranga 200 ngajye kugura icyuma baranywa. Bamaze kunywa uyu mukobwa amaze kunywa aranywa bakomeza bamugurira izindi primus aranywa arangije abatunganya na sekirite ho gatoya batonganye arakandi ka baby kari kayicaye nako baratongana nakaraya nako ni umudamu ndaye nakara yego nakabici nagukazi wowe nagukazi tubwire none ubwo uyu mukobwa abarahagurutse simbizi binatonganye niwo mukobwa wo gatoya baba barafatanye bararwanye aka kabebe twakabwe ati wakisohokeye ko turabona utangiye kuduteza umutekano mukeya. Abaranze yanze tubwira security, abasekirite nicyo kintu baba bashinzwe dusoro n'umuntu ari kuduteza umutekano muke aramusohoye ageze hano arabangura ukweto rwe ruracitse
ngo nibadodeshe urukweto ngiye kurodesha ku isoko mvuye kurodesha ku isoko nduzanye turarumuhara rwambara musanze ari kumwe na bamahuja imbere kuri reception sekirite wamusoye ni umwe muri babandi yatumye icyuma niwe yatumye icyuma bivuze ko ariko yasangiye na sekirite ahubwo egiye wenda icyo twumva nuko n'umukobwa yaba yafuhiwe umukobwa wundi nyine n'ubundi ni bici zirafuha n'ubundi niko ziba zimeze noneho umukobwa muhaye inkweto aba yanze gusohoka agize icyo abafashe kamera zacu abarazifasha abazihungabanya ari n'akabati ariko urumva yarakubiswe ari n'akabati aheretse urumva yarakubiswe urumva barabamukubise icupa mu mutwe tuhagendana ivide bamukubise ukumva bamukubise ahagaze hano ari umubebe uwo mubebe yaramurumye hano uyu nguyu yararumye umubebe hano yamurumye itako ni vide ryo ararumye dore nanjye nkufashe ndi kugusohora nanjye arandumye nyine yakwitabaje nk'umunyakuri we duha ukuri urumva kandi hari n'ibyiza no kumufasha tutari kuri kamera ahangaha duhagaze hakorerwa icyumundi ahangaha ni mu urabona ni muri guest house bwo na marogi nyine ubusanzwe umutekano hano bumeze ute serivisi zanyu umutekano cyane ko hano hari impande nyine y'inzira ziba ziri n'umutwari na kamera maraza kumfasha abanyerondo barimo baranyura bigendera hano baradushyongera nta n'uwo umufasha umutekano hano wundi buhagaze ute mu marogi yina umutekano ubusanzwe hatagize ikindi kibazo cy'abakobwa baza kuduteza umutekano muke ari nabo tujya duca nitwemere ko binjira muri guest yacu kuko tubazi uyu nguyu ubwo uburyo yajemo akaza gusepsinga umutekano wacu ubwo si uyu ni Indaya ku muhanda uyu ni beach uyu yitwa Bosco ndamuzi nawe yanzanye muri kino gipangu mwatangiye kumbeshya ariko Imana imuhande ntabwo ndi indangewe narengeje ahangaha ndi kugenda arambwira ndaranze nyereka amafaranga nakoreye none nyereka amafaranga nakoreye niba ndi Indaya uri kuvuga ngo ndi Indaya none se buretse mubaze gatoya sibyo umva mubaze ikibazo kimwe nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibyo byose uko murabona ari kujya gute ikibazo cyawe ntabwo kiri bukemuke reka kurwana banza tuze tumenye ko turakemura ikibazo bari kungambanira rero ngabo ucecetse umva ikibazo kimwe ariko uyu we ntabwo arinjira hano kuko amabuye hano imbere yateye ibintu umva ikibazo kimwe nshaka kubaza nyuma y'uko uyu mukobwa amaze gusohorwa ndetse kandi akaruma na mugenzi we bakamuvisha n'amaraso nk'abantu mukorera hano n'uwo musekirite kuki mutagerageje kugerageza uburyo mwamagana abanyerondo bagiye kubareba kuki ntacyo dore ngaba bagiye kubaza dore mugenzi wanjye bataje gukora dore nguri abanyerondo bagiye kubareba mugenzi wanjye dukorana nguri yagiye kubazana noneho kugira tworoshye ikibazo nkafungura nta kibazo na kimwe kiri bube turi hano nk'itangazamakuru ahabwa inkweto ze ntabwo biri buze koro ngira ngo urabona yuko uyu mukobwa ntagifite amahane ntabwo byoroshye gusa turaza kumenya ese arafungurirwa ari buze guhabwa inkweto ze reka tubanze tumenye ukuntu biraza kuba bimeze noneho dufashe ubabwiye bafungure bamuhe inkweto ze niba ari bujye mu buyobozi babashe gukurikirana ikibazo sibyo wagiye cyangwa tumuguteza cyangwa muvunagura noneho narukubita noneho umuntu aramfata arankubita njyewe kino kije nagikubita turi hano kugira dukemure ikibazo cyawe tuza njye banyita akayabo keza gihozo tuza reka nkwereke ngenda bizi ntabwo nasinze urimo kwiruka naweretse ebyiri dore hano hacyari amacupa uri bwongere kandi ndi kubibona nakandagira n'amacupa sibyo urumva ni njyewe hano urumva umusakareti wo hano arambwira ati ndakuze wambabare ukangurira kandi umugurira icyuma cya tatu urumva 1,300 urumva birangije ndamugurira birangije ndongera ibyo wabitubwiye
ego arangije n'injyemo hariya njye munabare mumvuze njye na mitwe nazanye hano muri Kigali njye mu rugo ni hari yigoma mu birere sibyo njye ndashaka kuvuzwa iyi misatsi yanjye urayibona iyi ni tetire sibyo iyi ni tetire nini ushaka kuvuza njye ni umusekeri turi hano ambuze cyangwa bano bagise gute kwa bakoranga akazi neza ntabwo mbizi sibyo ariko bamurwaniriye ariko bankubise bamunagaje ariko ntabwo najya njyemo kwa baragufasha njye bamvuze wana ntabwo nakwemera ko ngendana bishebe inkovu nakibazo ariko njye ntabwo nkunda umuntu ngenda n'inkovu ndaki nubitwaye ureba uriya mutipe uriya wambaye umutuku aba mu gipangu ureba nk'ukuntu nabaye ubu ngubu aragenda bwe mukuru wanjye reba ibintu byabaye none reba ibintu byabaye nta muntu ujya umenyera ko wanza guhabwa ubutabazi hano ariko wakuriye zino ndobo zigende bazijyane ntabwo nakwemera ubu se uri kuzibona hano zagiye ubu ngubu zikunda kuza ku mugoroba nari ngiye he hariya ruguru urumva ako cyangwa ntabwo nkunda umuntu njya umenyera urumva ntabwo nkunda umuntu umenyera none umenyera aba ari ikigoryi rwose ubu se abantu bose mbegeranyije nkabashyira mu kantu kangana gutya bakwishima mbegeranye nkabashyiramo kano reba inzara sekiriti yandiye uri kuzibona ni eshatu nkabashyiramo hano bakwishima bishatse gusobanura iki byo bishatse kubisobanura ntabwo wakimena wowe turacyakomanga se tubanze kudufungura ave ubwo rero oya nukomeza kutunanira natwe turitabaza ubuyobozi butabaza nta kibazo ngayicara hano rero tubanze turebe uko biraza nakwicara hasi kuko mukuru wanjye abasezike ntiwongere guhundura ceceka nkwereka sibyo njyewe reba mbasezike kwa mukuru wanjye buswanyirukanye nk'ibihetewe n'ibibazo ndeba nk'abantu bahundutse kandi njye nagwanye muke ni musekirite wa hano njye sindi indaya ahubwo namuguriye akantu namuguriye inzoga 3 ifite ibihumbi 15 ndeba amaraso yamenetseho yose reba yere kuyamuna ariko njye ntabwo nkunda iki induru mvukinge gusa niwongere gusakoza nta kibazo turebe buryo ikibazo cyagikemuka sekirite y'ikinjyanye anje byarahanege birankubita umunsi umwe bimena umutwe ahari indabi bisambu nanjye nemanyuze byakora urisaba cy'ubuyobozi bwana rwezamenyo nuko bazica nuko baca indaya harimo no mushiki wawe mugirire inama namugira nuko yataha akajya kuryama bamumarira ikizi amasese niba cindaya kandi zigurwa n'abagabo zigurwa n'abagabo niba zica icyo gihe abagabo bizagenda gusa tuzisayidira abisayidira barahari nyine tujye zijya mu kabari ziba ariho zijya guhigira mu kabari guhigiramo none se ko nimba ugiye kunywa amara kunywa ushaka umugore none se ushaka umugore ukamuzara hano ni muri rogi ni muri rogi ubwo se ko bamugize gutya se ntibamwishyuye ukubita umutwe ntabwo yishyuwe se ubu ndi yishyuwe yaje kureba sheriwe namuguriye cyabaye no gufuha yafuye we asanganye na sheriwe bamuvireho nimwe baramukubita bamukubise ubwo yafuye none ubwo urumva wabikora iki se so kwihangana agataha iki batamvuje ntabwo nataha agaragara amakosa menshi cyane barifuza no bahabwa inkweto mugire muzanye inkweto ibaze n'ibyo mu gipangu inkweto ze ziraboneka ave kuri iki gipangu cyangwa twihamagarira ubuyobozi batubwiye yuko urimo guhamagara kandi ufite ifunguzo ifunguzo nazo narusizemo imbere manimero z'abafunze barata bica izina ryahari nimba arimo na business ya na kiriya cyapa natwe umuntu yanashyiramo manimero z'abafunze cyangwa ume nimero za nyokubuja wayo zimemani kugira ngo nibagera imbere wasanga hose inzira tugaragara nimba na business yakorerwa mu mabati ya niyanzi ya gutya cyane bati nze mbahamagara Mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ushoboye zimuye kwanza wa aziyamagara
wazibuze kandi 0 Manda nitabe. Alo. Duhereze izo nkweto mani ziraho imbere. Umva ushobora gufungura. Umva boss. Ndakumva. Mwafunguye uyu mukobwa akabona inkweto ze ikibazo kigakemuka. Nta nkweto zirimo yazisohoye. Ngo ngiki? Nta nkweto zirimo yazisohoye. None biragenda gute ko yanze kuvanga kandi inkweto ze zikenewe? Inkweto. Sekirite se gado. Umva se. by'umuhondo hasi umutuku. Waragiye. Ngira ngo turimo kugerageza kugira ngo tubashe kureba niba bari buze gufungura niba uyu mukobwa ari buze guhabwa inkweto ariko biracyari ikibazo turaza kugerageza ukuntu turaza kwitabaza ubuyobozi nari maze kuvugana n'umwe ngira ngo mwumvishe amajwi ndimo nyafata nari maze kuvugana nawe hano ku gipangu turaza kureba ari buhabwe inkweto cyangwa natwe tuze kwitabaza inzego z'ubuyobozi umukobwa bashe gukemurirwa ikibazo cye uyu ni Umutako TV ndacyari MC Set Wana kibazo mufate hasi aduha umwanzuro wabo Dusanze yego hano tubasanze ikibazo cy'indaya yakubiswe ariko igakubitwa kubitiwe hano muri lodge avuga ko yagiye kuramo umusekirite bikarangira barwaniye hano havuga umutekano muke cyane ku ndaya nyinshi ku muhanda n'umunyamakuru mugenzi wanjye nabonye yaranditse inkuru ngo bihagarika mu muhanda ugasanga mu mwanda bitubwire ibyo byose. Okay, murakoze cyane mu by'ukuri ntago nahamya ko ari indaya gusa hari ikibazo cyari kihabonetse cy'umutekano mukeya mu masaha makeya y'iki gitondo cy'umukobwa uhagaragaye afite ikibazo afitanye ikibazo n'umusekirite wo kuri Happy Living Guest House ubwo rero ni ikibazo kije mu gitondo atari kubangwa ni ikibazo cyabaye prolonge kuva wenda amasaha y'ijoro ariko ni ikibazo kivuse mu gitondo nkuko namwe mu cyasanze natwe niko tukimenyeshejwe tugerageje kuhagera rero tosanga ikibazo uko kimeze turagihandurenga uko tugikemuye nuko dusanze umukobwa yakomerekejwe akavuga ko yakomerekejwe n'umusekirite w'aha hantu hanyuma ubuyobozi bwa Happy Living bwemeje kumuvuza kuko aricyo cyifuzo umwana w'umukobwa yari afite yumvikanye ko ashaka amafaranga yo kumuvuza baramuhaye amafaranga ajyanye n'icyifuzo cye yagiye kwivuza hanyuma ikindi kibazo kiri bukurikire kiraba ari ubuyobozi bwa Happy Living n'umusekirite wa kampani yabamuhaye n'icyo kibazo bari bukomeza kugikurikirana ariko twe twabashe gukemura ikibazo cy'umutekano muke wari uhari n'ubuzima bw'umukobwa wari uhagaragaye icyo kibazo cy'indazi baze mu mpara n'ijoro zihari nyinshi nanjye manyurano inaha mu kivuga iki cyangwa gikoraho iki ntabwo navuga rero ko ikibazo ari indaya kuko indaya ni irindi zina ni indangamirwa yes indangamirwa ikibazo cy'indangamirwa rero zihagaragara murabona ko hano ari quartier igizwe n'amaroji ama guest house anyuranye kandi aho hantu haganwa n'abantu batandukanye rero si twahamya yuko abantu bose bagana aho ngaho ari indaya kuko ni amacumbi aba bahagaze ku muhanda rero inzego z'umutekano zigerageza gukemura icyo kibazo cy'amasaha yo gutaha abantu barataha uhagaze ku muhanda iyo ahagaze bigaragara ko nta mutekano muke yateje ntabwo tumucyore ko kibaye ikibazo gitejwe n'abantu bahagaze aho ngaho inzego z'umutekano dukorana buri munsi ziradufasha kugikemura mu gihe birimo biraba bino bintu dushaka inkuru twonaga abanyerondo banyuraho bamanywa banyuraho bigendera iki ngiki cyacu bwari cyo batamutabara dore ko wowe ari wowe uje n'abamufatanyije yes tugikemura tunanagushimira ko wanabikoze neza ku banyerondo babire bagana amaso bakigendera bavuga iki murakoze cyane rero ikibazo cy'abanyerondo sinahamya neza ko ari abanyerondo bacu kuko uniform zirasa ariko dutandukanywa n'ikirango kiri mu mugongo kigaragaza umurenge n'akagari umuntu akoreramo
sinahamye rero ko wenda ari abanyerondo bacu kuko abacu bakora amanywa mubonye ko twazanye ndetse n'abadaso tukabasha kugifatanya kugikemura. Sinahamye neza rero ko abatambukaga bagenda ari abanyerondo b'uyu murenge wacu wa Rwezamenyo. Ikibazo cy'abasekirite urumva yuko uyu mukobwa yahohote n'umusekirite kandi nkuko mugenzi yaramaze kubikubaza yaje kumureba bari basanzwe banaziranye wenda inama cyangwa se ubutumwa agenera ku bantu bafite ama guest house bafite abasekirite barimo gucunga umutekano ugasanga noneho ikibazo gitutse kuri sekirite kandi ari we urimo gucunga umutekano. Ubutumwa rero wagenera ku bantu bafite ama guest house. Murakoze cyane. Ubutumwa nabagenera nuko bagomba gukurikirana abakozi babo atari kuvuga ngo kampani yatanze umusekirite ibyo birahagije kuba yambaye imyenda, ahubwo kuba ari umukozi baguhaye muri business yawe ugomba gukurikirana imikorere ye n'imyitwarire ye mu gihe ari mu kazi. Cyane cyane bakabarinda ikintu cyo kunywa bari mu masaha y'akazi kubera ko nabyo biza kubafasha kwangiza umutekano kandi bashinzwe kurinda. Urabona ko byahereye ku businzi. Yego byahereye ku businzi bigaragara. Ubutumwa nyamukuru ugenera abaturage batuye muri Rwezamenyo nabo uyoboye muri rusange, ubutumwa bw'umwihariko muri rusange bose. Murakoze cyane. Ubutumwa bw'umwihariko nagenera abaturage batuye akagari ka Rwezamenyo ya kabiri kuko ariko nyoboye nuko buri muturage wese yabigira inshingano mu kurinda umutekano. Ko umutekano ni ikintu kigari cyane ariko kireba buri muntu wese w'umuturarwanda. Nicyo nabashishikariza ko buri muntu wese abijisho rya mugenzi we kandi tugatangira amakuru ku gihe kugira ngo tujye tubasha gukemura ibibazo byacu ku gihe kandi vuba. Nyuma yuko bagiranye ikibazo kandi ibyo byose biturutse mu businzi. Gusa turashimira cyane ubuyobozi ndetse n'umuyobozi w'akagari ka Rwezamenyo ya kabiri. Ikibazo nuko tuvuye hangaha gikemutse, umukobwa ahisemo yuko ahabwa amafaranga ndetse kandi ayo mafaranga akaba ariyo ari buze kumufasha nko kwivuza n'inkweto ze yashakaga akaba zibonye. Uyu ni Umutako TV, ndacyari MC Seti, dusubire mu biganiro bikurikira.